Yesu Kristo nashimwe. Uyu munsi tugeze ku gice cya 11 mu gutegeka kwa kabiri, ni umunsi wa 40 dusoma ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma ukwiriye gukunda Uwiteka Imana yawe, ukajya witondera ibyo yakwihanangirije n'amategeko yayo n'amateka yayo n'ibyo yagutegetse iteka ryose. Uyu munsi mumenye ibi, kuko abana banyu batigeze kubimenya cyangwa kubibona, atari bo mbwira. Mumenye ibihano Uwiteka Imana yanyu abahanishije, no gukomera kwayo n'amaboko yayo menshi n'ukuboko kwayo kurambutse n'ibimenyetso byayo n'imirimo yayo yagiririye hagati muri Egiputa, Farawo umwami wa Egiputa n'igihugu cye cyose, n'ibyo yagiriye ingabo z'Abanyegiputa n'amafarashi yabo n'amagare yabo, uko yabigenjeje amazi y'inyanja itukura ubwo babakurikiraga, Uwiteka akabarimbura pe. N'ibyo yagiririye mwebwe mu butayu ukageza aho mwaziye aha hantu, n'ibyo yagiriye Datani na Abiramu bene Eliyabu umurubeni, uko ubutaka bwasamye bukabamirana n'ab'iwabo n'amahema yabo n'ibyari bifite ubugingo byose byabakurikije, bibera hagati mu Bisiraheli bose. Amaso yanyu yiboneye ibikomeye byose Uwiteka yakoze. Nicyo gituma mukwiriye kwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi, kugira ngo mugire amahoro, mujye mu gihugu mugihindure, icyo mwambuka mujyanwamo no guhindura, mubone uko muramira mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu kubaha bo n'urubyaro rwabo, igihugu cy'amata n'ubuki. Kuko igihugu ujyanwamo no guhindura kidahwanye n'igihugu cya Egiputa mwavuyemo. Mwabibagamo imbuto zanyu zikabavomerwa n'umuruho w'ibirenge byanyu, nk'uko umuntu yuhira umurima w'imboga. Ahubwo igihugu mujyanwamo no guhindura kirimo imisozi n'ibikombe, kinywa amazi y'imvura. Ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho, kandi Uwiteka Imana yawe ihora igihanze amaso, ihereye mu itangiriro ry'umwaka ikageza mu iherezo ryawo. Nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu. Kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya muhage. Mwirinde imitima yanyu itoshywa mugateshuka, mugakorera izindi mana mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka, akaziba ijuru, akica imvura ubutaka ntibwere imyaka yabwo, mukarimbuka vuba, mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Nuko mubike ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababera ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Kandi muzayandike ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu, kugira ngo iminsi yanyu igwirire mwebwe n'abana banyu mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sekuruza banyu ko azabaha, ihwane n'iy'ijuru riri hejuru y'isi. Nimugira umwete wo kwitondera ayo mategeko mbategeka yose, mukayumvira, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, mugende mu nzira ibayoboye zose, mwifatanye nayo akaramata. Uwiteka azirukana ya mahanga yose imbere yanyu, muhindure amahanga abarusha gukomera n'amaboko. Ahantu hose muzakandagira azaba hanyu. Urugabano rwanyu ruzahera ku butayu rugere kuri Lebanoni, kandi ruzahera ku ruzi Ufurate rugeze ku nyanja y'Iburengerazuba. Ntazagira umuntu ubasha kubahagarara imbere. Uwiteka Imana yanyu izateza ubwoba igihugu muzakandagiramo cyose, ngo babatinye uko yababwiye. Dore uyu munsi mbashyize imbere umugisha n'umuvumo. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi,
uwo muvumo muzawuvumwa nimutumvira amategeko y'Uwiteka Imana yanyu, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi, ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya. Kandi Uwiteka Imana yanyu nimara kukujyana mu gihugu ujyanwamo no guhindura, uzavugire uwo mugisha ku musozi wa Gerizimu, n'umuvumo uzawuvugire ku musozi wa Ebali. Mbese iyo misozi ntiri hakurya ya Yorodani, inyuma y'inzira ica iburengerazuba mu gihugu cy'Abanyakanani batuye mu kibaya ahateganye n'i Gilugali, hafi y'ibiti byitwa imyeroni bya More? Kuko mugiye kwambutswa Yorodani no kujya mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha, mukagihindura, muzagihindura koko mugituremo, kandi muzajye mwitondera amategeko n'amateka yose mbashyira imbere uyu munsi muyumvire. Igice cya 12. Mose ababwira ibibahesha umugisha. Aya niyo mategeko n'amateka mukwiriye kuzitondera mu gihugu Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu ibahaye guhindura. Muzajye muyitondera igihe cyose muzabaho mu isi. Ntimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura yakoreraga imana zayo, ho ku misozi miremire no ku migufi no munsi y'igiti kibisi cyose. Kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhumbagure inkingi z'amabuye bubatse, mutwike ibishushanyo babaje bya Ashera, muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi, muzarimbura amazina yazo akurwa aho hantu. Ntimuzagirire Uwiteka Imana yanyu nk'uko bo bagirira imana zabo, ahubwo ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza mu miryango yanyu yose kuhashyira izina ryayo, ubwo buturo bwayo azaba aribwo mujya muyishakiramo, azaba aribwo mujyamo, kandi azabe aribwo mujyanamo ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu 10 cyose muzatanga, n'amaturo yererezwa muzatura, n'ibyo muzahiguza imihigo, n'ibyo muzaturishwa n'imitima ikunze, n'uburiza bw'amashyo yanyu n'ubw'imikumbi yanyu. Azaba ariho muzajya mubone kurira imbere y'Uwiteka Imana yanyu, azaba ariho mwishimirana n'abo mu ngo zanyu ibyiza byose byabavuye mu maboko Uwiteka Imana yanyu ikabibaheramo umugisha. Ntimuzakora ibihwanye n'ibyo dukorera ino muri iki gihugu, aho umuntu wese akora ibyo abona ko ari byiza, kuko mutaragera mu buruhukiro na gakondo Uwiteka Imana yanyu ibaha. Ariko nimwambuka Yorodani mugatura mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibahaho gakondo, ikabaha kuruhuka, imaze kubakiza ababisha banyu bose babagose, bigatuma muba amahoro, maze ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ariho mujyana ibyo mbategeka byose, ibitambo byanyu byo koswa n'ibitambo byanyu bindi, na kimwe mu 10 cyose muzatanga, n'amaturo yererezwa muzatura, n'ibirusha ibindi kuba byiza muzahiguza imihigo mwahize Uwiteka. Kandi azaba ariho mwishimirana imbere y'Uwiteka Imana yanyu, n'abahungu banyu n'abakobwa banyu, n'abagaragu banyu n'abaja banyu, n'umulewi uri iwanyu, kuko adafite umugabane cyangwa gakondo murimo. Wirinde gutambira ibitambo byawe byo koswa ahantu ubonye hose, ahubwo ahantu Uwiteka azatoranya ho mu gihugu cy'umwe mu miryango yawe, azaba ariho utambira ibitambo byawe byo koswa, azaba ariho ukorera ibyo ngutegeka byose. Ariko wemererwa kubaga itungo ukaririra aho ubonye hose h'iwanyu, uko uzashaka kose, nk'uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha. Abahumanye n'abadahumanye bemererwa kuryaho nk'uko barya isirabo n'impara, ariko ntimuzarye amaraso, ntimuzayavushirize hasi nk'abamena amazi, kandi ntimuzarye amaraso muzayavushiriza hasi nk'abamena amazi. Kandi kimwe mu 10 cy'imyaka y'impeke n'icya vino yawe n'icy'amavuta ya elayo yawe, n'uburiza bw'ubushyo bwawe n'ubw'umukumbi wawe,
n'iby'uburyo bwose uzahiguza imihigo, n'iby'uturishwa n'umutima ukunze n'ituro ryererezwa uzatura, ibyo byose ntuzabirire imuhira, ahubwo uzajye ubirira imbere y'Uwiteka Imana yawe, ahantu Uwiteka Imana yawe izatoranya, ubisangire n'umuhungu wawe n'umukobwa wawe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umulewi uri iwanyu, kandi imbere y'Uwiteka Imana yawe abe ariho wishimirira ibyakuvuye mu maboko byose. Wirinde kurangarana umulewi igihe cyose uzaramira mu gihugu cyawe. Uwiteka Imana yawe niyagura urugabano rwawe nk'uko yagusezeranije, nawe ukibwira uti ndarya inyama kuko umutima wawe ushaka kuzirya, uzemererwa kuzirya uko umutima wawe ushaka kose. Niba ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranirije kuhashyira izina ryayo hazakuba kure ukananirwa kujyayo, uzabage ku bushyo bwawe cyangwa ku mukumbi wawe Uwiteka yaguhaye uko nagutegetse, urire iwanyu uko umutima wawe ushaka kose, nk'uko barya isirabo n'impara azaba ariko urya izo nyama, uhumanye n'udahumanye bahwanye kuzirya. Icyakora ntuzabure kwirinda kurya amaraso, kuko amaraso ari yo bugingo. Ntuzaryane inyama n'ubugingo bwazo, ntuzayarye, ahubwo uzajye uyavushiriza hasi nk'uko bamena amazi. Ntuzayarye, kugira ngo wowe n'abana bawe bazakurikira muheshwe umugisha no gukora ibyo Uwiteka ashima. Icyakora ibyo uzeza n'ibyo uzahiguza imihigo uzabijyana ahantu Uwiteka azatoranya. Utambire ibitambo byawe byoswa, inyama hamwe n'amaraso ku gicaniro cy'Uwiteka Imana yawe, amaraso y'ibitambo byawe bindi azabyarirwe ku gicaniro cy'Uwiteka Imana yawe. Inyama zabyo uzazirye. Witondere wumvire aya magambo ngutegeka yose, kugira ngo wowe n'urubyaro rwawe ruzagukurikira kugeza iteka muzaheshwe ibyiza no gukora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari ibyiza bitunganye. Uwiteka Imana yawe nimara kurimbura imbere yawe amahanga ujyanwamo no guhindura, ukaba umaze kuyahindura ugatura mu gihugu cyayo, uzirinde gushukwa ukabakurikiza nibamara kurimburwa imbere yawe. Ntuzababaririze iby'imana zabo uti ya mahanga yakoreraga imana zayate, nanjye nzabigenza ntyo. Ntuzagirire Uwiteka Imana yawe nkabo, kuko ikintu cyose Uwiteka yita ikizira akacyanga urunuka bagikorera imana zabo, ndetse n'abahungu babo n'abakobwa babo babosereza imana zabo. Igice cya 13. Icyo mbategeka cyose mujye mucyitondera mucyumvire, ntimukacyongereho ntimukakigabanyeho. Ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma. Muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana iyo utigize kumenya tuzikorere, ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izaba ibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi bazamwicire, kuko azaba avuze ibyo kubagomereshereza Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa ikabacungura mu nzu y'uburetwa, n'ibyo kubatesha inzira Uwiteka Imana yanyu yabategetse gucamo, aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Mwene nyoko cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugore useguye cyangwa inshuti yawe y'amagara yakoshya rwihishwa ati tugende dukorere izindi mana utigeze kumenya, na ba sekuruza banyu batigeze kumenya, zo mu mana z'abamahanga abagose ari hafi yanyu cyangwa bari kure, ahereye ku mpera y'isi akageza ku yindi mpera yayo.
ntuzamwemerere, ntuzamwumvire, ntuzamubabarire, ntuzamukize, ntuzamuhishire, ahubwo ntuzabure kumwica. Ukuboko kwawe abe ari ko kubanza kumwica, maze habone gukurikiraho n'abandi bantu bose. Uzamwicishirize amabuye, kuko yagerageje kugushukashuka ngo agukure ku Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Abisiraheli bose bazabyumva batinye, be kongera gukorera ikibi kingana gityo hagati muri mwe. Wakumva inkuru y'umwe mu midugudu yawe Uwiteka Imana yawe iguha guturamo, bavuga bati, hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe bishukashuka abo mu mudugudu wabo biti, tugende dukorere izindi mana mutigeze kumenya. Uzabibaririze, ubishakishe, ubigenzure. Nusanga ari iby'ukuri, bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa hagati muri mwe, ntuzabure kwicisha abo muri uwo mudugudu inkota, uwurimburane rwose n'ibirimo byose, urimburishe amatungo yawo inkota. Isahu yawo uyiteranirize hagati mu nzira yawo, utwikane n'isahu yawo yose imbere y'Uwiteka Imana yawe. Uwo mudugudu uzabe ikirundo cy'ibyashenywe iteka, ntukubakwe ukundi, ntukagire icyo ugundira mu byashinganywe, kugira ngo Uwiteka arakuruke uburakari bwe bugurumana, akubabarire, akugirire ibambe, akugwize nk'uko yarahiye ba sekuruza banyu, abitewe n'uko wumviye Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, ugakora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari byiza. Igice cya 14. Muri abana b'Uwiteka Imana yanyu, ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, haba no kwitegera ibiharanjongo uwapfuye, kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka agagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Ntukarye ikintu cyose kizira. Aya niyo matungo n'inyamaswa mwemererwa kurya: inka n'intama n'ihene n'impara n'isirabo n'isunu n'impongo n'inyemera n'ifumberi n'itwiga. Mu nyamaswa n'amatungo icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza, abe ari cyo mujya murya. Ariko ibi ntimukabirye mu byuza no mu byatuye inzara: ingamiya n'urukwavu n'impereryi, kuko byuza bikaba bitatuye inzara, n'ibihumanya kuri mwe. N'ingurube, kuko yatuye inzara ariko ntiyuze, ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho. Ibi aba ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose. Igifite amababa n'ibikoko cyose mujye mukirya, ikidafite amababa n'ibikoko cyose ntimukakirye, ni igihumanya kuri mwe. Ibisiga n'inyoni bidahumanya byose mwemererwa kubirya, ariko ibi ntimukabirye: ikizu n'itanangabo na woziniya n'inkongoro n'impimakazi n'icyaruzi n'icyanira uko amoko yabyo ari, n'igikona cyose uko amoko yabyo ari, na mbuni na tamasi na shakafu n'agaca n'ibyo mu bwoko bwako byose, n'igihunyira gito n'igihunyira kinini n'igihunyira cy'amatwi, n'inzoya n'inkongoro na sarumfuna n'igishondabagabo n'uruyongoyongo uko amoko yazo ari, n'inkotsa n'agacurama. Ibigira amababa bikagenza amaguru magufi byose ni ibihumanya kuri mwe, ntimukabirye. Mwemererwa kurya ibisiga n'inyoni bidahumanya byose. Ntimukarye intumbi yose, wemererwa kuyiha umusuhuke n'umunyamahanga uri iwanyu akayirya, cyangwa wemererwa kuyigurisha umunyamahanga. Wehoho uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe. Ntugatekeshe umwana w'ihene amahenehene ya nyina. Ntuzabure gutanga 1/10 cy'imyaka yose iva ku mbuto wabibye,
iyo imirima yawe izera uko umwaka utashye. Kandi uzajye urira imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, 1/10 cy'amasaka yawe n'icya vino yawe n'icy'amavuta ya elayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka. Ahari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha, urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo, kuko ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranirije kuhashyira izina ryayo habaye kure. Nibimera bityo uzabigure ifeza uzihambire uzijyane, ujye ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranirije, uziguremo icyo ushaka cyose, inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka, ubisangirire n'abo mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimane. Kandi ubisangire n'umulewi w'iwanyu, ntukamurangarane kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe. Uko imyaka 3 ishize uzajye ukuraho 1/10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka ubibike iwanyu. Maze umulewi kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Igice cya 15, titire yaho iravuga ngo umwaka wa 7 wo guhara imyenda. Uko imyaka 7 ishize uzajya ugira ibyo uhara. Ubu aba ari bwo buba uburyo bw'uko guhara. Umwishyuza wese aharire mugenzi we icyo yamugurije, ntazakishyuze mugenzi we na mwene wabo, kuko guhara kwategetswe n'Uwiteka kwaranzwe. Wemererwa kwishyuza umunyamahanga, ariko icyawe cyose gifitwe na mwene wanyu uzakimuharire. Ariko ntihazagire abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo ngo ugihindure, niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere aya mategeko yose ngutegeka uyu munsi uyumvire. Kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yagusezeranije, kandi uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko ntazagutwara. Nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose h'iwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yanyu iguha, ntuzanangire umutima wawe, ntuzagundire ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene, ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaze ubukene n'ibyo akeneye. Wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma urebana imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha adatakira Uwiteka akurega ukagibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha, kandi numuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose, kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu. Nicyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Nibakugurisha mwene wanyu w'umuheburayo cyangwa w'umuheburayokazi akagukorera imyaka 6, mu wa 7 uzamuhare ngo akuveho agire umudendezo. Kandi numuhara ngo agende agire umudendezo, ntuzamuhare ntacyo umuhaye, ahubwo uzamuhe byinshi ku mukumbi wawe no ku mbuga yawe uhuriraho no ku muvure wawe wengeramo vino, uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha azaba ari kumuha. Uzibuke yuko nawe wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura. Nicyo gitumye uyu munsi ngutegeka ibyo. Kandi nakubwira ati sinshaka kukuvaho,
kuko agukunda n'abo mu rugo rwawe akamerana neza nawe, uzende uruhindu urumupfumuze ugutwi rusohoke ku rugi, maze agumye kuba imbata yawe iteka. N'umuja wawe uzamugenza utyo. Numuhara ngo akuveho agire umudendezo, ntibizagutera agahinda, kuko yagukoreye imyaka 6, ukaba umuhembye igice cya 2 cy'ibihembo wari ukwiriye guhemba umukozi ubikorera. Kandi Uwiteka Imana yawe izaguhera umugisha ibyo ukora byose. Uburiza bw'ikigabo bwose bwo ku mashyo yawe no ku mikumbi yawe uzajya ubwereza Uwiteka Imana yawe. Ntugakoreshe uburiza bw'inka yawe, ntukogoshe uburiza bwo mu mukumbi wawe, ujye ubusangirira n'abo mu rugo rwawe imbere y'Uwiteka Imana yawe, uko umwaka utashye ahantu Uwiteka atoranya. Nibugira inenge yose, nibucumbagira cyangwa nibuhuma, cyangwa nibugira indi nenge mbi yose, ntuzawutambire Uwiteka Imana yawe. Uzaburire iwanyu uhumanye n'udahumanye bahwanye kuburya nk'uko barya isirabo n'impara. Ariko ntukarye amaraso yabwo, ahubwo uzajye uyavushiriza hasi nk'uko bamena amazi. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Dushoje igice cya 15 cyo mu gutegeka kwa 2. Uyu munsi dushoje n'umunsi wa 40, turakomeza n'umunsi wa 41, dukomeza n'igice cya 16 aho batubwira ibya Pasika n'indi minsi mikuru. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mugire weekend nziza.